ntabwo bishoboka Vanessa Vanessa uvuze gute Vanessa ibintu uri kuvuga uri murambiye Vanessa twongeye kubasuhuza abakunzi ba Vanessa series mbere ko mureba episode ya 20 mutwemere tubagezeho ijambo ry'Imana mu mwanya utarenze umunota umwe gusa. Tugiye gusoma ijambo riboneka mu mubwiriza igice cya 3 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8. Hari ijambo rivuga ngo buri kintu kigira igihe cyacyo. Ku isi buri gikorwa kigira umwanya wacyo. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, hari igihe cyo gutera imyaka n'igihe cyo kuyisarura, hari igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, hari igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Ukomeje hepfo ubona n'andi magambo. Kuri iyi si buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Kuri iyi si buri kintu cyose kigira umwanya wacyo. Ntukababazwe nuko mugenzi wawe yazamuwe mu kazi, wowe ntuzamurwe, kandi mukorera hamwe ndetse mutanga n'umusaruro ungana. Icyo nicyo gihe cye kiba kigeze. Nawe ujye wicara ushimira Imana ibwira uti igihe cy'Imana kirageze, nanjye cyanjye kiregereje. Ese mugenzi wawe ko iyo yitavye Imana, kuki ushimira Imana ukayibwira uti Imana ndagushimira ko ngiye ngihumeka? Kuki utayibwira ngo kuki ngiye nata? Uwo muntu igihe cye kiba kigeze. Buri kintu cyose cyagenewe igihe cyacyo. Ubu buzima ntabwo ari isiganwa, buri muntu wese abona ibye mu gihe cye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hello, when I kundaga nubwo urwo rukundo rutakiriho, ntibivuze yuko mu buzima bwanjye wavuyemo hari byinshi mbona bikunyibutsa nkabura aho ngana. Umva nako urabona, j'ai une question à te poser, écoute-moi Anna. Vanessa, oya wimbwira nabi, wari mugoro nta kintu nakubwiye. Hari igihe kigera ukabona kubwira umuntu kujya kumubwira biramukanya, biri bumusige n'ingaruka, biri utari bubyakire neza. Ariko wageze ku kazi. Okay, basi reka mubwize ukuri ukuntu ibintu bimeze. Igihe ikintu cyatumye ubwira ngo ugende ujye kwipimisha nta kintu. Urabizi watwaye inda ya kera. Kandi ikintu utazi buriya kera, abantu batera sida. Oya si kandi wibifata gutyo, njye mpamvu nakubwiye ngo ugende ujye kwipimisha, genda ujye kwipimisha wasanga utaranamwe. Kandi ndabizi, nizeye neza nashidikanya, ntabwo wanduye. Icyo cyizere genda gifite. Ni ukuri ntabwo wanduye. Cyatumye nabikubwira ni icyo mwe. Urava mu kazi utaha ibyo wari ugiye gukora utabikoze. Abanza ukora akazi, kuvuga nabibanze birangira. Sifanira wabaye gute kuko wamba bari ukanya. Ngiye kuba nkubwiye ibi bintu ufashe umwanzuro kugira ngo mbikubwire, nibyo noneho bigiye guteza ikibazo ku wamba bari ukabanza ukumva wamba bari. Ndakubwiye ngo keri abantu nabo kugatera sida ndabizi neza, mbikubwiye mbizi neza. Nanjye nari mbimaranye iki. Kandi najyaga njya kubikubwira numva bitandi, numvise iki ngiki aricyo gihe cyo kubikubwira. Mwese kuba mbikubwiye tutari kumwe, ubundi iyo mbikubwira turi kumwe ubundi bwo hari guhinduka ari. Wamba bari ukanya, wamba bari ukanya. Nushaka uve ku kazi uhita uhitira kwa muganga. Urabanza uzi hano se bibyara iki bimara. Nese ubundi urajya gutunganya bakeri, urajya kubirukana, ibyo biramara iki? Umva mubwire Vanessa, ikintu cyiza niba ari ikintu cyiza ugomba gukora, cece kubihorera.
Keri. Ese bite ngo ko ugenda wirukanka nta muntu umubwiye ahantu ugiye. Kumva ntabwo bufite. Nagiye ngiye kwa muganga. Ngiye kwa muganga gukora iki? Ngiye kwa muganga gufata imiti. Hagara neza. Nose kujya nta kintu ufashe. Umuntu arabyutse ategura icyayi agategura umugati agategura n'ibyo kurya urabizi neza ko ntambara gufite urabizi neza kurwaye ukagenda bitaye kumeza nta muntu umubwiye urigenga muri runo rugo hoye ndashaka kubanza njya kuyifata nkabona ko ibyo ndaza nta kintu umva nshaka kurya nta kintu nshaka kurya nta kintu nshaka kunywa reka nkoze ikibazo cye reka manzi nfata imiti ndaza uzarwara utarya bizagenda bite ubu niba gemba nigomwe kuryama nkavuga ngo reka kuryama gushakira ibintu ugende kuhagarura imbaraga ukanabisuzugura kugira ngo bigende bite umeze utese twaraburanye urakoze kuza kundeba ahubwo ndishimye sha ahubwo umva nkubwire nakubuze urumva naguhamagaye ndakubura shose ikibazo cyawe ntabwo uri kubiyumva maybe nta network bari yego ku network igipangu hacamo ikindi network baragira nuko Ucakira bigize ubu. Hano namugira ibyo ndabona nsana. Nagushakira biki? Urumva kakanya. Zabari kumeze neza. Meze neza. Ese nara kumumagara mbaza amakuru ya papa. Sorry. Ahubwo ruri kwiyakira rendezvous nguze kundeba gusa. Ko reka ni ngombwa si kibazo cyanjye se. Ubwo ni. Ahubwo mbwira. Tabijya wenda ngarutse. Umva tuganire neza, sibyo? Umuntu urwaye ino ndwara aba agomba kwiyitaho. Iyo utariye neza ngo ugire imbaraga urya ibiryo bifite vitamine intungamubiri zose. Uragenda da. Cyangwa washaka je kuzaba tangiye kuzana amahahara. Ubu se ubundi ubujya gufata imiti bigutunguye cyangwa? Oya ntabwo bya nuko ngoma ndenza iminsi kandi kwa muganga barambwiye ngo ngomba kujya nyifatira igihe. Urumva nuko nica iminsi ndiko n'umuntu ushaka kurwara. None sunde kangwa ikibazo kimwe. Ubu kandi wasanga bimwe byawe bibe nta kintu bitaho ugenda ufata imiti bagureze ukora mu ntoki ugenda mu muhanda gutya. Urata? Umurwayi ameze ate? Ameze neza. Rimwe batwandikiye imiti. Era natashye. Wow. Ngenda bikunze. Wagize umusirikare. Umusirikare? Vuga ngo Imana ishimwe kubera ko yakize. Tuzayishima nakira neza. Okay, Imana ishimwe. Erega nakiyerera nibazo yanyeze byo. Cyose uzajya umbwira ndahari. Reka mari kubwa. Ego kumana yanjye no kuri nago nkwisha ahubwo cyeze ibyo njyewe ndi icyo nakubwira nicyo nibagiwe. Somba rero. Zakomeza bakanakeza kuri singa. That's my girl. Ususomye. Aho nshaka hose. Ari. Aho nemerera. Mva mubwira ahubwo nkibyibuka urumva. Biriya bintu ugomba kubihisha. Nta muntu ugomba kubimenya. Indwara navukanye nkabongeje imyaka urumva nta wundi muntu ari ibintu nagenda misha nta wundi muntu wabimenye nta wundi muntu bizi. Nyine ko wenda ntawe ngenda mibwira ngo ndarwaye ariko ntabwo abantu babizi. Kuba warabivukanye urumva ari ibintu uretse ko n'ubwo ntamenye ntabyitayeho. Sawa. Niba utabyitayeho kubera icyo uri guhanga ngo urahangayitse. Ikintu kimangakishije birazuka abantu babimenye. Kigongakije ni kihe? Kimangakishije n'ukuntu apfushije umwana. Habura n'umukunzi. Yose reka maze ngo inyundi bacura yaragimbye. Uzabyara nundi. Abana se baburiye he? Ngiye kuva hano ngenda ariko nshaka transport. Nshaka transport arangiye kandi nyine gutega mva hano ngiye kwitegura njye mu rugo ngenda. Mfite gahunda n'abashuti banjye. That's fine. Harya transport ushaka ya. Rero nawe njye ngugura nzamwaka transport ujye menya kari 15,000. Keretse arenze nyine habaye nk'ikindi kintu kitari transport. Kuno bishakura nandemera ariko nyine transport tu. 15 gusa. Ugiye gura n'umushuti. Mbare make. Ni make. Aho ngiye gura n'umushuti wanjye ngiye guhura n'inshuti zanjye. Zawe. Byanze kunzura uramenamo nakaraho ntabwo byabura. Agashoti kamwe.
ntari bamureberemo nka 50. Okay, kamaguru kinyine. Come on, reka nyuza kuri phone, right? Okay. Nani mfite neza. Kurinde. Nesha umutwe akira utega akamoto ugenda utubanguka. Ngiye gukorera agasosi iriya miti kugira ngo uyinywe urabanza ukarya ugahaga. Wamara guhaga ukabona kuyinywa. Nta kibazo ibyo bizajya gutera isereri nabo bangize uruhinja ibyo bitubwira buri munsi ndaje ngagenda ariko ujye wiyitaho Mungu bambuze batabakumbaza Arundo wakora sitarengewe bakumbaza harya se nimero yanjye yawe ishara cyane kwandikira reka ngize mu mutwe nanjye yego raragirana nayo cyonzi singise Thank you. Kamasaje yaje. Thank you, Gael kangendere. No, just wait. Bizo gushaka kudushaka kumva hano. Nukuri nabamaye isaha do zageze rikagenda. Turi tutumye. Ndabanza igiye guhindura n'imyenda mu. Okay, fine. Ubwo nibyo. Basi. Ako nani mutazwe kukiruka. Okay, ahubwo ako kantu niko. Take care. Masheri kuko ubona ukuntu umeze biri kumbangamira ndakumenyesha ko nanjye ubwo ntabwo ndi kubasha gusinzira Vani mbabarira ibintu byose bikuri mu mutima ubihanagure ibaze nk'umuntu waza ahangaha agasaga ukuntu uhora ubyimbye mu maso kubera kure uzi ko utaranakira neza n'amashereka atarakira erega iyo washatse uba wakuze ubiha agaciro famiye gusagiye hasi ko wajya mu mwana ibisi Vani Vani subiza undi mwana sha ntabwo ameze neza uzi numva mpangayitse Vani ntabwo ushobora kubyumva kubana n'umuntu umeze gutya ntari kurya nese kutamera neza bivuze kwanga kunsuhuza sha rega nyine umutima ubabaye ujugunya amahoro yawe ngiye ku muhanda tugiye gukora iki Meze neza se ni sawa ugiye njye ndi gutaha bimeze gute se ni sawa ubu usa neza niyo uri mu rugo Okay. Nta kibazo. Ahubwo se kugiye gukora muri weekend. Shawa pero tubura dushye twari dufite ku kazi ngomba kurara ntanze. Niyo mpamvu ariko nago ndi butinde. Barandya nkubona mu rugo. Yankubona mu rugo uza ugenda. Bambwiye ko mukorana na Vanessa. Yawo, nazaga nanjye mbona cyengura ibyumba ucaho twajya gusavugana ndashaka. Nabona ukuntu tuvugana. Ko hari muri company yanyu. Sima mufite abantu mukorana mufatanya. Mufite partnership n'andi ma company. Yabare hari umuntu umpamagaye tugiye guhurira ku muhanda ambwira ko yamboneye ikirakana ibintu by'akazi tugiye kuganira. Ntabwo ninda. Ase Vani kubera iki wanze kunsuhuza Vani nifite ibibazo pe nifite ibibazo n'ibyo ibigira ibibazo Vani ndabizi ko uhangayitse ndabizi ko utameze neza na famiye yawe kandi Vani iyo utameze neza ni ukuri nanjye nagomba ameze neza ahora n'iki ibiguhangayikishije nanjye birampangayikishije Vani ntabwo ukuntu babaye njye ntabwo nishimye nanjye ndababaye Vani ni ukuri kw'Imana ndagukunda Vani ndagukunda kurenza uko ushobora kuba wowe ubitekereza ikintu kikubabaje ntabwo ngiye cyanshimisha
basi nasi ese nta kuntu bazanshakiramo akazi aho ngaho ukamenya niba bashaka akazi bashaka umukozi ukambwira kuri iki se mu buje taguhereza akazi kazo oya hariya ibintu mukora wize iki yo nize ibintu bya IT ariko natwe okay nshobora kukubariza ariko si kuki utabwira Vanessa ukaza ukaba umuntu wacu ukaba gukorera hari iwacu kuko natwe dukina bayiti gukora mu bintu byawe burya tuzabiganiraho burya tuzabiganira ariko sinyambitekerezaho cyane aho bamufetse oya sinzi nta kibazo ndaza nzakuvugisha urumva nimbonera nyine connection nzakubwira Messi n'utundi tuntu dukiba ariko ntabwo company nyinshi zikenera abayiti ntabwo wabura akazi kandi nzi ko Imana iri mu ruhande rwacu tuzasenga Imana tuzakoresha uko dushoboye kose kandi nzi ko na mama turi inyuma ari kubidufashamo tuzinginga Imana kugeza igihe izagira icyo ikora ku buzima bwawe ntabwo ibi uri gucamo ntabwo bizahoraho komera wihangane ntabwo uri wenyine natwe turahangayitse natwe turababaye tuzakomeza dusenge kugeza igihe Imana izagira ikikora sibyo Vani natwe widutera umutima uhagaze duhore tubona ubabaye ushavuye nturi kuva mu buriri uri kurira reba ukuntu byo byonyine amaso wabaye kandi ntabwo uri wenyine natwe turagukunda. I'm grateful, thank you. Mama. Vani, waradufashije twaragenewe ntiwadusiga abana banjye bagombaga kwambara ubusa urabambika ntabwo ineza watugiriye tuyibagirwa turayizirikana niyo mpamvu iyo ubabaye imitima yacu duhagarara nagombaga kubikora ko namwe mu mwambere abantu beza. Mama reka musigaye muganira njyewe ngende sibyo Vanira nkuzanira iki Chocolate. kuzanira shokora ndabizi ko uyikunda. Thank you. Mwihangane urakoze ubanguke ni ukuri warakoze cyane niyo mpamvu natwe tuzakugwa inyuma umuntu ukwanga tuzamwanga uzaguye mu cyaha tuzamuhemukira kuko waturwaniye ishyaka ryinshi. noneho ugenda baho bijyemo nshakira nzakubwira ahubwo mpa nimero zawe. nka nimero zawe hanyuma ku buryo binakunze nahita nkwandikira nyine ukaza kuzakubwira nacyo sorry ukajya mu kazi zabukoze cyane nta kibazo ariko ni ibintu bisanzwe nanjye hari iwanyu n'umuntu wahanshakiye inshuti yanjye so nanjye ndumva gushakira abandi nta kibazo. noneho uzajya umvugisha umbwire ukuntu nibikunda nzakuvugisha nzagura akantu sawa sawa. Sigaye musura cyane uzanye ntabwo nakwimura ariko tutagiye kure ko mushiki wawe yarakaye cyane ararakaye pe bidasanzwe wumve na nijoro kati nijoro nijoro yanze kurya yanze kunywa yarakaye ku rwego ruteye ubwoba. nisebeka mwose usiko ibyaba kuri Vanessa byose ingaruka zaza kuri family n'ubundi turagize icyo dukora nashaka turike nashaka byimba turike ako dizeye ko nta kintu yamenye cya plan turi gukora cyangwa byakora niyabwirwa nande sinabwo njye nabimubwira ahubwo nangiye kuruhuka pe kubera ko ntangiye kwizera neza ko iriya plan yacu igomba kuba successful ukuri
ariko se mu by'akanya gatereka even nubwo bira byose bizagenda kuri I know hajya azabona ko nyine byari ngombwa ko bigenda kuri agatuza kuri kandi iri serisheri kamubwisa ukuri aho kugira ngo vanilla abeho nabi bigende gutya yarakara by'akanya gato by'icyumweru cyangwa ukwezi niyo kwaba ari ukwezi fine nashaka turika ariko it's fine birangire mu buzima bwe wikinga ishobora kuba uri safe ko butekanye sibyo ibindi byose njye nta kintu nitayeho nk'uko wamfashije kandi mbigushimiye aka kanya ikintu tugomba kureba ni icyakura ubuzima bwa vanilla mu kangaratete nicyo kintu cyonyine niyo option ihari nta yindi option ihari kabisa rero kuyarakara kose twita dowi ahubwo ikindi kintu numva twakora kandi nshaka muri aka kanya kugira ngo mpamagarire Gael umushakira iki ya gahunda kuko amafaranga already ndayafite namaze no kuyarotira nshaka ko tuvugana kuri ya gahunda nshaka kumupropose yamara kwiyemera deal tukajya dukora deal tukabikaranga kuko ntabwo nshaka ibindi bintu gusa mu kubimubwira ukoresha uko ushoboye mu kubimubwira ukoresha uko ushoboye ku buryo atari bumenye ikijya mbere oya dore ubyitondere ageze ukuntu na approaching abakene umuntu ufite inzara kuranza ukuntu ugomba kumubwira kandi nawe warakoze ko waramaye amakuru kuri we ko n'ubundi background ye arimo ubuzima bubi bw'ubukene ayingenzi ukuntu ndi umwa approaching sibyo shaka n'ibindi like ntabwo nshaka guhitanya mu aka kanya cyangwa uhita mbimubwira aka kanya kubera ko yahita bifata n'ibintu nabamubutse cyane ahubwo reka nganire nawe urabizi namari maze igihe muharasinga byatari mubwira reka mushiki wanjye nshaka gusa naho musaba imbabazi ni excuse nkabanza nyine nkamureshya at the second time nibwo nzamubwira deal ya nyayo ariko ubu ngubu nshaka kubanza nkamwigira nk'inshuti nkamureshya sibyo ahubwo biba byiza aka kanya mubwira akazi Gael, komeza. Nushaka guhagarara nta kibazo. Uhagaze neza? Gake nyine barimo ndagenda ngerageza ariko birimo biraza. Baba bakwitayeho ndi kubona byibura nubwo wahuye n'ibyago ariko ibindi byose mu rugo baragerageza bakabikavalinga ubuzima bwo kutabona bikubwakira maze kubimenyera ujya umenya ko nubwo wenda ibintu bibaho ibintu bitari sawa hagati y'abantu ko rimwe na rimwe nanone tugaruka tukabona ko icyo dupfana kiruta icyo dupfa cyane rwose ndagira ngo ye naragenda icara ndatekereza ndavuga se ko n'ubundi byabaye byose ntibari warabiplaninze uzahura na mushiki wanjye sinari mbizi ko muzanahura ndavuga ni byanga bikunda umwana w'umunyarwanda nawe ni ibintu byikoze ntabwo ari ibintu yateguye ni ikosa gukunda umuntu sinzi ukuntu nabivuga bajya bavuga ngo ni ukuri kurindagira ko amarangamutima yigeze cyangwa ibintu nk'ibyo so rero naje gusanga nta kintu na kimwe dupfa njye nawe mbona icyaba cyiza ikiruta byose ahubwo twajya tuganira kuko rero ufite mushiki wanjye ufite umutima waragukunda so numva twagakwiye kujya tuganira tukaba n'inshuti ariko hagati aho nshaka ko nuko ndi kwihuta nshaka ko ningaruka tuzaganira ikintu cy'ingenzi kandi cy'ingirakamaro
ese Gael ubu ngubu ubonye ubushobozi ukivuza ukongera ukareba wabyakira ute? nta kintu cyanshimisha nacyo rwose. umusore kukubaza ikibazo wenda n'ubwo kiri bukomeretse ikintu uheruka kureba bwa nyuma ni iki? ishusho uheruka kubona bwa nyuma utari wahura n'ibyo bibazo? ni vanilla. ni vanilla. nshaka rero kugarura ishusho ya vanilla mu maso yawe. ibi ndi kubikubwira ariko ntabwo njya muri detaye summary. nshaka ko nzaza tukaganira, nshaka kugufasha, nshaka kuguhindurira ubuzima, sibyo? icyo nzakubwira nubyemera nta kizambuza kugufasha kandi nzakora buri kimwe sitanga bishoboka, sibyo? Asante. rero genda wicare uri gutekereza ngo vuba kuko ndagaruka vuba, ndaza kandi ndaza nkuzana inkuru nziza, sibyo? kandi utangire umfate nk'umuvandimwe, sibyo? cyane rwose. ibintu byose naricaye mbitekerezaho nsanga ibyo twapfaga byari ubusa. kandi twese rega tuzapfa, ibyo dupfa ni ubusa, sibyo? rero genda ubitekerezeho, wicariye inkuru nziza iri vuba, sibyo? ndahari rwose uzaba. ariko umfate nk'umuvandimwe umve ko ikindi bintu utabibwira mushiki wanjye ko hari ibintu dushaka kuganira, ko njye nshaka kubikora ku giti cyanjye as myself, sibyo? nkabikora ni surprise, naho undi muriro nshaka bimenya akabyinjiramo, sibyo? so rero keep in mind ko soon as possible ufite inkuru nziza, sibyo? nzagaruka vuba kandi wihangane. ibi ngibi rega n'iby'akanya gato, ibyo kutareba amafaranga nta kintu adakora. urabizi ko amafaranga ntacyo adakora? amafaranga rero ndayafite kandi nshaka gukora buri kimwe gishoboka. Hello Gael, waje ukamfungurira abantu baho ngo bagiye? mva nakomanze nasonye nagize nta muntu uri gukingura. Oh, okay. Reba ihangane yuzu mfungurire naheze ku muryango. Okay, sawa. Vanilla, kwa muganga baguha ikihe gisubizo? ese kutambwira urumva ntukeneye kumenya? kwa muganga baguha ikihe gisubizo? Vanilla, ntabwo ndi bwinjire mu nzu utambwiye igisubizo kwa muganga baguhaye. ntabwo nshobora kwinjira. Vanilla, ni ibiki se nyine mbwira? kwa muganga baguhaye ikihe gisubizo? Vanilla, kutambwiye? Vanilla, wambwiye? ndi kukumva mbwira. Vanilla, wambwiye? mbwira igisubizo kwa muganga baguhaye. basanze ndi positive. uvuze? Vanilla, basanze ndi positive. Vanilla, I'm so sorry. Vanilla, uvuze ngo I'm so sorry. basanze ari iki? utambwira basanze ari iki? basanze ndi positive. ntabwo ndi mu ndumva neza. basanze ari iki? basanze naranduye. yaranyanduye.
ntabwo bishoboka Vanilla uravugisha ukuri Vanilla uravugisha ukuri La tolérance n'est pas distancée, la variété est le ntabwo bishoboka Vanilla ntabwo bishoboka uri murambeshya Vanilla uri murambeshya Vanilla uvuze gute ntabwo ndi kumva ibyo Vanilla ntabwo bishoboka Vanilla Vanilla uvuze gute Vanilla ibintu uri kuvuga uri murambeshya Vanilla uri murambeshya Vanilla mana Vanessa